Thank you very much. Ari on TV nawe ushaka kubaza. Nagira ngo ibyo no gufotora gusa. Go ahead please. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Richard Kwizera nkorera Kigali Today. Muri iyi minsi hari ikibazo cy'inda ziterwa abana bato abangavu. Hari debate ntabwo ari muri iyi minsi gusa. Birasanzwe mbizi kuva kera kandi imico mibi ni ibintu bibi. Ariko komeza. Hari debate cyane cyane activists bifuza yuko abangavu bagira uburenganzira kuri contraceptives bakwitabira gahunda zo kuboneza urubyaro. Ni debate barasaba ko itegeko ryahinduka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika we iyo debate uyumvute. Debate ubundi itegeko rihinduka ni rimeze rite? Yuko hari urugero rw'imyaka bataha contraceptives. Bamwe barasaba yuko yenda byibuza nko ku myaka 15 batangira kubaha contraceptives. Umwana yajya agira mu gihe yananiwe kwifata bikaba ngombwa ko akora imibonano mpuzabitsina. Bishobora kutamenya kwifata. Reka nkwereke. Mu buryo umuryango nyarwanda hagomba kuba hariho ibyifuzo, hari amategeko, hari norms zindi zitari n'amategeko, ariko byose ni ibintu abantu bagenderaho babamo bibagenga ubuzima bwabo. Ntabwo nibwira ko biriya byo kuvuga ngo abana kuri urugero ntibakwiye kuba kugira ngo babe baterwa inda ni ikibazo kidakwiriye kuba, ariko bikarenga bikaba kuko turi ku isi n'abantu, ntabwo ibintu byose bigenda uko ubyifuza. Iyo debate rero ngira ngo yakemurwa no gushaka gukoresha uburyo bwinshi butandukanye. Ntabwo ari ikibazo nanje gutekerezaho cyane, ariko ndaguha bitewe n'uko bibajije gusa binjire mu mutwe, wenda byagenda bihinduka. Cyambere twakomeza ikintu cyo kuvuga ngo umwana utagereje iki gihe ntabwo yarakwiye kuba aterwa inda n'uwari we wese. No kuvuga ngo ubikora aba ari mu cyaha, kuko ahenshi ikibazo kinahari ari ubwo bareba umwana wananiwe wo kwifata, sinamenye unanirwa kwifata uwo ari we, yabaye umukobwa yabaye n'umuhungu, bose bananiwe kwifata. Ntibikabe ibyo uruhande rumwe gusa. Ejo kuko njya mbyumva abana bagaterwa n'inda bari mu mashuri bakirukana umwana w'umukobwa. Uwamuteye inda ntawe ushaka kumumenya, cyangwa n'uwamumenye ntacyo bimugarukaho. Ntabwo ari byo. Icyaha ni icya babiri, niba ariko bishaka kukiwahana umwe gusa undi ukamwihorera. Ariko ntibizanatubuza guhora abantu mu miryango ahantu hariho hose kubirwanya. Kubirwanya ntibivuze ngo uzabica burundu, ibyo ntabwo ari cyo bivuze. No kubirwanya no kubimanura to the minimum, ariko at the same time bikagira n'ingaruka ku wabikoze. In fact abenshi nk'abo bana niba yatewe inda afite imyaka 15, akenshi uzasanga atayitewe n'ufite imyaka 15. Usanga uwamuteye inda afite imyaka 30 cyangwa 40, hari n'abagera muri 50, ugasanga nabo bateye abana inda. So uburemere bw'ikibazo buri cyane kuri abo bandi, ntabwo ari umwana gusa. Mu buryo buri realistic rero bwo kurwanya ikibazo, twabanza tukemera ngo iki ni ikibazo
tukabyumvikanaho. Sinzi ko hari ushobora kuvuga ngo iyi ntabwo ari ikibazo. N'ikibazo giteye gite twagifatira mutumeze ute. Ukuvuga ngo tukore statement of principle ivuga ko tubyanze bidakwiriye, nubwo tuzi ngo bizaba, kuko ikintu kucyita icyaha cyangwa kuvuga ngo uzagihanira yihanukire ntibice icyaha, ariko biragabanya kandi koko n'ingaruka zikwiriye kuba ziba. Aho kugenda rero nabwo I'm not sure kuvuga ngo ugiye kumenyereza kubigira ihame, noneho ugiye guha abana imyaka 15 kujya ubaha contraceptives. Psychologically ni nkaho ubabwiye uti birimo element nk'iyo kuboshya. Yes, usa nk'uwabyoroheje, nkaho ubwira uti komeza wikorera ibyo ukora, uzarindwa n'iki, uzarindwa na contraceptive. Bifite iyo message bitanga, and I don't think it is a good message. Ntabwo nibwira ko ari ikintu ariko reka abanyarwanda bazabiganire turebe, ariko ndumva yavuga ngo dushyigikire kuvuga ngo abana b'imyaka 15 bajye bahabwa contraceptive kubera ko hari uwo bicika akagenda. I think it is problematic. Wewe wabyumva gute? Ku ruhande muri debate wowe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uko mbyumva icyambere ni ukuhangana n'ikibitera abatera inda aho turi kumwe rwose. Icyo nicyo cyambere, ariko nanone ntitwirengagize byabaye abana barabyara, akaba burden ku muryango, burden kuri society, akava mu ishuri. So icyo nacyo ariko suzahera kuri 15 kuri 14 hari no bashobora kwita 14. Urahera he? Simbizi Numva ko hari ikibazo. Ngira ngo ni nkaririya tegeko rindi nabyo, ngira ngo hariho imyaka abantu barongorana bashyingira 21. So niyo nayo ni debate igomba kuba yari iriho, ariko abantu still barakomeje bahitamo 21. Agomba kuba hari abavuga batari kukimuta bikomeza 18 ndetse na 17. Buri wese ashatse yakubwira ati na 17 byagucitse kucyuta, ariko itegeko iyo ryagiyeho riratuyobora. Ntabwo bivuze ko nta uzica iyo tegeko, ariko bitanze umurongo society yagenderaho, ibisigaye bikaba gucikwa cyangwa nyine ibyo na consequences ariko ugomba kugira aho uhera. Nahera rero aho bikwiriye kuba bihera, tari 15 14 kegera aho ngaho. Ariko mwahereho ko mu nkosora kurongorana navuze cyane, bavuze kurongorana ubwo gushyingirana cyangwa gushakana, ariko byose bifite ikibazo bifite meaning. Nibyo in fact hari abantu njye numva no ku maradiyo bahinduye ikinyarwanda cyangwa iki, ariko nuko ushaka kuba polite bagashaka kuvuga gutsinda amagambo amwe ntibayavuge. Kurongorana babihinduye ikindi kintu kandi ntabwo ari byo. Kurongorana n'ukurongorana ntabwo bivuze biriya watsinze udashaka kuvuga mu ijambo. Ku by'umusoro, ibintu by'umusoro ntaho bitaba ikibazo, ariko kandi nta hantu batishyura umusoro nabyo byose nuko. Ariko sinumva umuntu wubatse inzu ya miliyoni 80 aba afite ahavana, kuki yagira ikibazo cyo kwishyura 800 ku mwaka? Sinumva byari byo kugira ngo
maze ibyo imisoro y'ibintu bitimukanwa nk'inzu nabyo ni ibintu bibaho ahantu hose nzi ubanza ari twe twari ahubwo yabazaga impamvu tutigeze dusoresha imitungo itimukanwa yarasoraga so at least ubwo noneho turumvikana kuri principle igisigaye ni umubare gusa kujanisha aho ngaho hahora hahinduka rero kandi hahora hafite ibitekerezo bitandukana bibirwanya cyangwa bibishyigikira ntabwo bijya biba ikintu kimwe gusa ngo umuntu avuge ngo ntabwo turabyanze cyangwa twese turabikunze ntibijya bibaho ngira ngo rero mu buryo bwo kubishyiraho abantu nyine bakwiye gushyira mu gaciro ukareba ntukabye gukabya ni ukuhe kudakabya ni ukuhe ese ni 800 ese ni 600 ibyo ni ibintu nanone abantu baganiranye ntabwo ari igihe bavuga ngo nimushyireho ibi cyangwa nimuvaneho ibi ariko abantu iyo babiganiriye bareba ukuri bakamenya ukuri ibya leta rero guhinduka nagize ngo mwari mumaze kubimenyera ntimuramenyera ko bihinduka uko biba byaje niko bigenda leta ijya kujyaho mbere hose abayigiyeho ukuntu byagiye bihinduka bigira uburyo iriya minisiteri ya mbere hariho ibintu bimwe unakora kubera ko hari impamvu zabyo cyangwa hari ikibazo ushaka gukemura wagera ahantu bitewe n'ibyagiye biba ukaba wanavuga utari ku ibi ntabwo bikiri ngombwa reka noneho tunagabanye n'icyo bidutwara ku kiguzi nyuma yaho hashira igihe ukaza kubona utari ku hari ikintu gishya cyabaye cyangwa igishya kiriho cyangwa ibyo nibwiraga nshaka kugabanya nko ku kiguzi ntabwo nabibonye uko bikwiriye reka ibyo nibyo bituma umuntu ashobora gusubira ku kintu kimwe cyangwa ikindi bijya no kuri minisiteri y'ibikorwa remezo ushobora gushyiramo na 3 na 4 bitewe nabo uko bateye cyangwa uko imirimo iteye ukaba washyiramo umwe ukuntu ibintu byahindutse n'ahandi ukabona byose biragenda neza so bikiza nyine nuko n'ibya bintu nakubwiraga ntabwo tujya ngo tuvuye ngo nzakora iki cyangwa se nzakora iki n'ibyo bibiri gusa iyo uragikora cyangwa ntugikora iteye kugenda ureba igihe ugezemo icyo ushaka icyo bigusaba ugahindura uburyo n'imikorere nicyo bigenda n'ubu ngubu tuvuga nk'ibi by'umutekano mu gihugu cyangwa iki bishobora kuba bitewe n'ibyo ubona mu karere hose n'iki ariko bitugiraho ingaruka ushobora kuvuga uti wakora reinforcement byafasha niho bigenda bituruka yes murakoze ditwa Mahoro Claudine nkorera radio TV24 uyu munsi abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda bahawe impamyabushobozi n'impamyabumenyi twifuzaga ko niba hari ubutumwa mwagenera urwo rubyiruko rurangije amashuri ya kaminuza kuri uyu munsi mwabutanga barabe barize neza gusa hanyuma kuba barangije turabishimiye ni inyungu ku gihugu no kuri bo baje mu isoko ry'imirimo abanyarwanda dukeneye ibintu byinshi bigomba gukorwa bishaka ababyize ababifitiye
ubumenyi n'ubushobozi ubwo n'abandi biyongereye ku bushobozi bwari buhari so turabyishima icya gatatu warangije ishuri kubyishimira natwe abandi mu gihugu tukwakiriye turabyishimira ariko ntakagire uwibeshya ngo yibwire ko ibintu byoroshye gutyo gusuza ukinjira ahantu ibintu byose bikagenda neza ugomba kuza witeguye guhangana n'ibibazo hanze hari ibibazo twese bitureba duhangana nabyo ntawe ukwiriye kuza ngo yagera hariya akavuga ngo ariko kuki mutambwiye ko hari ibibazo ahangaha turabifatamo dute bazahura n'ibibazo ariko kubera inyigisho babonye kubera ubushobozi babonye mbese bikwiye kuba byarabateguriye guhangana n'ibyo bibazo buri munyarwanda wese ari uwarangije kera rutararangiza abandi bose bahura nabyo naho icyangombwa ni ukubishimira ko ubwo ni umubare